Murakaza neza kuri Ildefonse Official. Iyi niyo channel ikugezaho amatutorials meza, ibiganiro n'ibindi byinshi bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nimba ushaka kumenya byinshi, kora subscribe kuri iyi channel. Wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho bijye bikugereraho ku gihe. Mbahaye ikaze. Mbere na mbere mbanje kugushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri Ildefonse Official, nanashishikariza wowe ubonye iyi channel bwa mbere gukora subscribe, ukibuka gukora ku nzogera kugira ngo buri video yose, buri kiganiro cyose kigiye kuri iyi channel kijye kikugereraho ku gihe. Wibuke gukora like, share na comment. Nimba hari icyo ushaka kutubaza, inyunganizi cyangwa se icyo washaka ko twazakoraho ubutaha. Muri video yacu y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe application nziza ifite ibintu dukenera byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi application nta yindi, ni application yitwa Flashlight. Hari abantu benshi banyandikiye muri video mperuka gukora bambaza impamvu telefone zabo umuntu abahamagara ntizicane itara, cyangwa se kwa kuntu itara rimyasa mu gihe umuntu aguhamagaye, cyangwa se mu gihe ubonye notification runaka, message n'izindi notification. Ibyo byatumye mpita nicara mfata umwanya uhagije nkora ubushakashatsi, maze nza kuvumbura iyi application yitwa Flashlight ko ibyo bishoboye ndetse n'ibindi byinshi tugiye kurebera hamwe. Tudatinze rero reka turebe uburyo tubona iyo application. Sorry, nk'ibisanzwe turaza muri Play Store yacu, turaza muri Google Play Store yacu nk'ibisanzwe, maze tuyikandeho. Play Store yanjye ngiyi, navuze ko nzajya nyibereka. Nawe urareba muri Play Store cyangwa se App Store kugira ngo ubone iyi application. App Store yanjye, Play Store yanjye ngiyi, turayikandaho tuyireke ifunguke. Niturangiza tuze hano hasi, hano muri search, aha urahabona, sorry, tuze dukoremo. Niturangiza tuze hano muri search, aha ruguru turaza hano muri search, twandikemo Flashlight. Barahita bayituzanira, turahita tuza dukora hano kuri Flashlight, dufungure, bahite baduha Flashlight nyinshi cyane. Twebwe application twishakira ni iyi Flashlight y'aha hepfo, apana izindi. Twebwe iyo dushaka ni iyi ngiyi. Nitumara kuyibona, icyo uri bukore uraza uyikoreho. Urabona yuko njye namaze kuyestara. Wowe ukimara kuyigeraho, hano hari open, aha hari open, uraza gusanga hariho install. Urabanza uyestare ijye muri telefone yawe. Biragusaba ko ufite megabyte cyangwa data. Kadutegereze ijye muri telefone. Aha, sasa ku bantu bafite internet yihuta, twizere ko yamaze kujya muri telefone yawe. Ikintu tugiye gukora hano kuri open, tugiye gukora aha kuri open, turindire. Turarindira telefone yacu, application yacu ifunguke. So ikimara gufunguka iraza ifite iyi dashboard imeze gutya. Ikintu kizamo bwa mbere, urabona aha hantu duhereye, aha naho gucana itara bisanzwe. Nuza ugakora hano,
nuza ugakora hano hari aha itara ryawe rihita ryaka, ngira ngo urabibona muri sikirini ko itara ryatse, ngira ngo urabibona ahangaha ko itara ryatse. Nitwongera tugakoraho urabona yuko ryahise rizima, urabona ko ryatse. Twebwe rero icy'ingenzi dushaka kureba uyu munsi ni uburyo dushobora gusetinga telefone yacu tunyuze muri iyi apurikasiyo, twajya duhamagarwa furashirayiti igacana. Ikintu uri bukore, ikintu tugiye gukora, turaza ahangaha, turaza aha kuri areti, turaza kuri furashi areti, dukoreho. Nibarangiza baraduha ibi bintu, tugiye kurebera akantu ku kandi iyi apurikasiyo ikora. Tukimara kugeramo hano urabona ko bakwereka furashi sipidi. Furashi sipidi kambibereke, bakwereka hano kuri furashi sipidi, baratwereka furashi sipidi. Aha furashi sipidi ni umuvuduko urumuri rwawe ruri bucaneho. Ese ruramyasa cyane, urashaka ko rumyasa cyane, urashaka ko rumyasa gake? Aha niho furashi sipidi ni kimaze. Ikindi cya kabiri bari buduhe, baraduha notifikasheni foru apu, baduhe tayimu duringi notifikasheni, igihe iyo notifikasheni yawe iri bumare. Reka twinjire muri apurikasiyo yacu byimbitse, duhite tuza hano kuri adivasidi setingi. Aha dukoreho. Ukimara gukora hano urabona baguha ibintu byinshi, ariko reka ibi tubyihorere twisubirire inyuma. Nitumara kwisubirira inyuma tuze turebe intego yacu ya videwo y'uyu munsi. Ni uburyo ushobora gusetinga fone umuntu yaguhamagara furashirayiti ikaka. Mwibutsa gukora sabusikarayibu nimba uri mushya kuri iyi cano, layike, sheya na komenti, ukanibuka gukora ku nzogera kugira ngo videwo zose zijye zikugeraho ku gihe. Kugira ngo dusetinge ya telefone yacu ijye iduha furashirayiti mu gihe baduhamagaye, urabona hano hejuru aha hari furashi onu koru. Furashi onu koru nawe urabyumva, ni furashi onu koru, ni urumuri mu gihe baduhamagaye. Ikintu uri bukore, urabona yuko ngewe namaze kubisetinga. Ikintu uri bukore, we nuza kugeramo hano, nuza kugera aha uraza gusanga bimeze gutya. Urabona ukuntu hano hameze, hano aha hantu urabona ukuntu hameze, harasa umweru. Ikintu uri bukore kugira ngo bijye bikunda, uraza aka kantu gasa umweru, aka ugakoreho gacana icyatsi kibisi. Bivuze ngo ubu ngubu telefone yawe urayifunguye, umuntu azajya aguhamagara furashirayiti yake. Waba ufite eyateri imajini, waba ufite telefone tekino, waba ufite ayifone, waba ufite kamoni, waba ufite samusangi idafite iyo serivisi, shyiramo iyi apurikasiyo urebe iyi videwo uyirangize, ukurikize ibiri muri iyi videwo, telefone yawe bazajya baguhamagara furashirayiti yake. Ushobora kuza hano nk'uko nabikubwiye, aha kuri furashi sipidi, ukongera umuvuduko urumuri rwawe ruzajya rucanaho igihe baguhamagaye. Shimira mwe mwese twabanye muri iyi videwo, nanabashishikariza gukora sabusikarayibu, ukibuka gukora ku nzogera
kugira ngo video y'igice cya kabiri cy'iyi application mbereka ibindi bintu ishoboye, ibindi bintu ikora itazagucika. Ciao ciao, ndabakunda, Imana ibahe umugisha.